Yesu Kristo nashimwe nshuti z'umusaraba. Tugeze ku munsi wa 255 dusoma Bibiliya, turi mu byakozwe n'intumwa. Uyu munsi turatangira dusoma ku bice 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titiri iravuga ngo urugendo rwa mbere rwa Pawulo rwo kuvuga ubutumwa. Mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Lukiyosi w'umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Ibyabaye ikupuro bya Eruma w'umukonikoni. Nuko batumwe n'Umwuka Wera bajya i Serukiya, batsukiraho barambuka bafata ikupuro. Bageze i Salamani bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda, Yohana nawe abafasha. Barombereza muri icyo kirwa cyose bagera i Pafo, basangayo umukonikoni w'Umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bari Yesu, ari kumwe n'umutware Serugiyo. Pawulo wari umunyabwenge, uwahamagaza Barinaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko Eruma w'umukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka, ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Maze Sawuli ari we Pawulo, yuzuye Umwuka Wera, aramutumbira ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira z'umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhannye, uraba impumyi utarora izuba ubimarana iminsi. Muri ako kanya igihu kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye, arindagira akabakaba ashaka aho kumurandata. Uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangarira kwigisha k'umwami Yesu. Pawulo yigisha muri Antiyokiya n'i Pisidiya. Pawulo n'abo bari kumwe batsukira i Pafo, barambuka bafata i Peruga y'i Pamfiliya. Yohana basigayo agiye Yerusalemu. Ariko bo bava i Peruga barabomboreza bagera muri Antiyokiya y'i Pisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu isinagogi baricara. Bamaze gusoma mu mategeko no mu byahanuwe, abakuru b'isinagogi babatumaho bati, bagabo bene data, niba mufite amagambo yo guhugura abantu nimuyatubwire. Pawulo arahaguruka arabamama, arababwira ati, bagabo b'Abisiraheli, namwe abubaha Imana nimwumve. Imana y'ubu bwoko bwa Isiraheli yatoranije ba sogokuruza, kandi ishyira abantu hejuru ubwo bari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa, ibakurishayo ukuboko gukomeye. Yihanganira ingeso zabo nk'imyaka 40 bari mu butayu. Imaze kurimburira amahanga 7 mu gihugu cy'i Kanani, ibaha igihugu cyabo ho gakondo. Maze hashize nk'imyaka 450, ibaha abacamanza kugeza ku muhanuzi Samweli. Bukeye basaba Imana kubaha umwami. Nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini, amara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Mu rubyaro rw'uwo niho Imana yakomoreye Abisiraheli umukiza Yesu, nk'uko yabisezeranije. Yohana yamubanjirije ataraza, yigisha ubwoko bw'Abisiraheli bwose iby'umubatizo wo kwihana. Nuko Yohana yenda kurangiza urugendo rwe, arababaza ati, mutekereza ko ndinde? Ati, sindi we, ahubwo hariho uzaza hanyuma yanjye, ntiwinkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto zo mu birenge bye. Bene data, bana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, kuri twe niho ijambo ry'ako gakiza ryatumwe. Nuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo
batamenye uwo, cyangwa kuko abatuye i Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo, cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa mu masabato yose, nicyo cyatumye babusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. Kandi nubwo babuze impamvu yo kumwicisha, basaba Pilato kumwica. Bamaze gusohoza ibyanditswe kuri we byose, bamumanura ku giti bamushyira mu mva, ariko Imana iramuzura. Iminsi myinshi abonekera abajyanaga nawe ava i Galilaya ajya i Yerusalemu. Abo ni bo bagabo bo kuhamya ubu imbere y'abo bantu. Abo ni bo bagabo bo kumuhamya ubu imbere y'abo bantu. Natwe turababwira inkuru nziza y'isezerano ryasezeranijwe ba sogokuruza, yuko Imana ari twe yabisohorejeho, twebwe abana babo ubwo yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi kuko yamuzuye ubutazasubira mu iborero, nicyo cyatumye avuga atya ati, nzabaha imitima ya Dawidi itazakuka. No muri Zaburi yindi yaravuze ati, ntuzakundire uwera wawe ko abora. Kuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabora, ariko Imana yazuye ntarakabora. Nuko bagabo bene data, mumenye ko ari muri uwo tubabwira kubabarirwa ibyaha, kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose ibyo amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Nuko mwirinde kugira ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bitabasohoraho ngo, dore mwabanyagasuzuguro mwe, mutangare murimbuke, kuko nkora umurimo mu gihe cyanyu, uwo mutazemera naho umuntu yawubasobanurira. Bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Iteraniro risohotse, benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana, bakurikira Pawulo na Barinaba. Nabo bavugana nabo, barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Abayuda banga agakiza, Pawulo ahindukirira abanyamahanga. Ku isabato ikurikiraho, ab'umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana. Ariko Abayuda babonye abantu ko ari benshi, bagira ishyari ryinshi, bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka. Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati, byari bikwiriye ko muba ari mwe mubanza kubwirwa ijambo ry'Imana, ariko none ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho, ngaho duhindukiriye abanyamahanga. Kuko uku ariko umwami yadutegetse ati, ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga, ngo ujyane agakiza kurinda ugeza ku mpera y'isi. Abanyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana. Abari baratoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri icyo gihugu cyose. Ariko Abayuda boshya abagore b'icyubahiro bubaha Imana n'abakuru b'uwo mudugudu, bagira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane mu gihugu cyabo. Nabo babakunkumurira umukungugu wo mu birenge byabo, bagera muri Ikoniyo. Abigishwa buzura umunezero n'Umwuka Wera. Ibyakozwe n'intumwa ibice 14. Abo muri Ikoniyo birukana intumwa. Pawulo na Barinaba bari muri Ikoniyo binjirana mu isinagogi y'Abayuda, bavuga amagambo atuma Abayuda n'Abagiriki benshi cyane bizera. Ariko Abayuda batizeye boshya imitima y'abanyamahanga, bayangisha bene data. Nuko bamara iminsi myinshi bavuga bashize amanga, biringiye umwami Yesu, uhamya ijambo ry'ubuntu bwe, abaha gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Ariko abantu bo muri uwo mudugudu birema ibice, bamwe bajya ku Bayuda, abandi bajya ku ntumwa. Aho bigeze, abanyamahanga n'Abayuda nabo hamwe n'abatware babo bagerageza gutera intumwa ngo bazigirire nabi no kubicisha amabuye. Ariko zirabimenya, zihungira i Lusitira n'i Derube, imidugudu y'i Lukawoniya no mu gihugu gihereranye naho, zigumayo zibwira abantu ubutumwa bwiza. Pawulo akiriza ikirema i Lusitira. I Lusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ntabwo yari yarigeze atambuka. Uwo yumvise Pawulo avuga, nawe amuhanze amaso, abona ko afite kwizera kwamuhesha gukizwa.
avuga ijwi rirenga ati byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arababanduka aratambuka. Abahateraniye babonye icyo Pawulo akoze bavuga ijwi rirenga mu runyarukarowoniya bati Imana zitumanukiyemo zishushanije n'abantu. Maze Barinaba bamwita Zewu na Pawulo bamwita Herume kuko ari we warushaga kuvuga. Nuko umutambyi wa Zewu ariyo yari ifite urusengero rwayo imbere y'umudugudu azana amapfizi yambaye imyishywa ku irembo ry'umudugudu ashaka gutamba igitambo we na rubanda rwari ruhari. Ariko intumwa Barinaba na Pawulo babyumvise bashishimura imyenda baturumbukira muri rubanda bavuga ijwi rirenga bati mwa bagabo mwe ni iki gitumye mugira mutyo? Natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe kandi turababwira ubutumwa bwiza ngo mureke ibyo bitagira icyo bibamarira muhindukirire Imana ihoraho yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ari nayo yakundiye amahanga yose mu gihe cyashize kugendera mu migenzo yayo, ariko ntiyirekeraho itagira icyo kuyihamya, kuko yabagiriraga neza mwese ikabavubira imvura yo mu ijuru, ikabaha imyaka myiza, ikabahaza ibyo kurya, ikuzuza imitima yanyu umunezero. Bamaze kuvuga ibyo babuza rubanda gutamba ibitambo, ariko bibaruhije cyane. Batera Pawulo amabuye, ariko abayuda bavuye muri Antiyokiya no muri Ikoniya baraza boshya rubanda, batera Pawulo amabuye bamukurubanira inyuma y'umudugudu bibwira ko yapfuye. Abigishwa bamugose arabyuka asubira mu mudugudu. Bukeye bwaho avayo ajyana na Barinaba i Derube. Bamaze kubwira abantu ubutumwa bwiza muri uwo mudugudu no guhindura benshi abigishwa, basubira i Lusitira no muri Ikoniyo no muri Antiyokiya bakomeza imitima y'abigishwa babahugura ngo bagumirize kwizera. Bababwira uburyo dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Nuko bamaze kubatoraniriza abakuru mu matorero yose, basenga biyiriza ubusa, babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. Banyura i Pisidiya bagera i Pamfiliya. Bamaze kuvuga ijambo ry'Imana i Peruga baramanuka bajya muri Ataliya. Batsukira aho barambuka bafata muri Antiyokiya, aho bari bararagirijwe ubuntu bw'Imana kubw'umurimo barangije. Bagezeyo bateranya itorero babatekerereza iby'Imana yakoranye nabo byose, kuko yugururiye abanyamahanga irembo ryo kwizera. Bamarayo iminsi myinshi bari hamwe n'abigishwa. Ibyakozwe n'intumwa ibice 15. Impaka zivuye ku byo gukebwa. Nuko abantu bamwe bavuye i Yudaya bigisha bene data bati nimudakebwa nk'uko umugenzo wa Mose uri ntimubasha gukizwa. Habaho impaka nyinshi n'imburanya kuri Pawulo na Barinaba n'abo bantu, maze bene data bahuza inama yo gutuma Pawulo na Barinaba n'abandi muri bo kujya i Yerusalemu ku ntumwa n'abakuru kugira ngo bajye inama y'izo mpaka. Abo bamaze guherekezwa n'itorero banyura i Foyonike n'i Samariya basobanurira bene data uburyo abanyamahanga bahindukiriye Imana. Ibyo bituma bose banezerwa umunezero mwinshi. Basohoye i Yerusalemu, ab'itorero n'intumwa n'abakuru barabakikira, nuko nabo babatekerereza iby'Imana yakoranye nabo byose. Ariko bamwe bo mu gice cy'abafarisayo bizeye barahaguruka bavuga yuko abanyamahanga bakwiriye gukebwa no gutegekwa kwitondera amategeko ya Mose. Inama yabereye i Yerusalemu. Intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Habaho imburanya nyinshi. Maze Petero arahaguruka arababwira ati bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranyirije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye abe ariko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesha imitima yabo kwizera. Nuko ni iki gitumye mugerageza Imana? Mwikoreza abigishwa imitwaro ba sogokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. Ahubwo twizere yuko ubuntu bw'Umwami Yesu ari bwo buzadukiza
nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Abahateraniye bose barahora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data munyumve. Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga, kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo. Amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana ahasenyutse hayo nyihagarike, kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwe izina ryanjye. Niko Uwiteka avuga, niwe ukora ibyo byose, abimenye uhereye kera kose. Nicyo gitumye ku bwanjye ntegeka ko kureka kurushya abo mu banyamahanga bahindukirira Imana, ahubwo tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso, kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye, bisomerwa mu masinagogi ku masabato yose. Urwandiko itorero ryandikiye abanyamahanga. Maze intumwa n'abakuru hamwe n'ab'itorero bose bashima gutoranya abagabo muri bo, ni Yuda witwaga Barisaba na Sila, abantu bakomeye bo muri bene data, ngo babatumane na Pawulo na Barinaba muri Antiyokiya. Bandika urwandiko bararubaha, rwanditswemo ngo, intumwa na bene data bakuru, turabatashya bene data bo mu banyamahanga bari muri Antiyokiya n'i Siriya n'i Kilikiya, kuko twumvise yuko abantu bavuye muri twe bababwiye amagambo yo guhagarika imitima yanyu no kuyitera gushidikanya, kandi tutabibategetse. Twashimye guhuza inama yo gutoranya abagabo no kubabatumanaho n'abo dukunda Barinaba na Pawulo, abantu bahaze amagara yabo kubw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko dutumye Yuda na Sila, nabo ubwabo bazababwira n'ururimi bimwe n'ibi. Umwuka Wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye: kwirinda inyama zaterekejwe ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe no gusambana. Ibyo nimubyirinda muzaba mukoze neza. Nuko murabeho. Bajyana urwandiko muri Antiyokiya. Nuko bamaze gusezererwa baramanuka bajya muri Antiyokiya, bateranya itorero babaha urwandiko. Barusomye bishimira uko guhugurwa. Yuda na Sila kuko nabo bari abahanuzi, bahuguza bene data amagambo menshi, barabakomeza. Bamaze iminsi bene data babasezerera amahoro ngo basubire ku babatumye. Ariko Sila we ashima gusigarayo. Pawulo na Barinaba nabo baguma muri Antiyokiya, bigisha abantu bababwira ijambo ry'Umwami Yesu bafatanije n'abandi benshi. Urugendo rwa kabiri rwa Pawulo. Hashize iminsi Pawulo abwira Barinaba ati, dusubire tugenderere bene data bo mu midugudu yose, aho twavuze ijambo ry'Umwami Yesu, tumenye uko bameze. Barinaba ashaka kujyana na Yohana witwaga Mariko, ariko Pawulo ntiyashima kumujyana kuko yabahanye i Pamfiliya, ntajyane nabo mu murimo. Nuko bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Barinaba ajyana na Mariko atsukiraho, arambuka afata i Kupuro. Pawulo nawe atoranya Sila avayo. Bene data bamaze kumuragiza ubuntu bw'Umwami Yesu, anyura i Siriya n'i Kilikiya, akomeza amatorero. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Ndabakunda mu izina rya Yesu. Tuzakomeza ejo duhereye ku bice 16. Mugire